one position, one year, 2 year, 3 year, imyaka 3, 4, 5, 6, 7 bameze gutya bahora baryamye. So I'm telling you people, you should stop this thing. Try some position, new position in your bed, in matrimonial rooms. Cause man, hari no muntu yigira utuntu twinshi. Talk to your wife, talk to your husband. Baby, let's try this style. It's good. Gerageza kuri umugabo wawe n'umugore, sheri katugerageze kano kantu. It is very nice. So I'm telling people, it is. Some of you have bed that have sound that sounds a lot. Ugasanga ufite igitanda kivuga. Kiri gusakuza. Your bed, go and fix your bed though. Go and fix your bed though, or buy new bed though. Buy a new bed frame. Oh. No, we change. That's good if you change. Icyumba igitanda kirasakuza agucugusa ribe gusa kikata kivuga ko tugira ubwoba umukozi aranyumva abana baratwumva tantine umusaza w'umugabo wanjye muri umuntu w'umugore wanjye aratwumva umuti wa infection ngo 12500. Okay, thank you. Mbambabwira thank you Lord. Thank you, I missed you. Nkubwira iki minyoni nkubwira iki sheri nyereka yakawa yo gushyukwa na wafashe kanosi kasi tumika ragufasha umuto gucimye sheri nguyu ugura 4 ngamubaza ibibazo mbasubize ama infection meza teko agiye atandukanye hari ayangaya ne ama infection yandi aryana kwa kuno mvushaka kwishimagura ari hafi atari urinary. My married couple, those who are married, please try new positions. Please try to communicate in bed. Bashuti banje kuba wubatse nibivuze kuzi byose nanjye ndiga buri munsi. Code ni 0 na code ngira ni nimero 0.8 Cynthia 0.8 none se ko gushyuka uri umugabo karari yego ngaka lavia powder ni nziza tubwire kuri sucking. Okay, I'm talking about sucking. Some women does not like sucking because of bagira iseseme bura they used to be like they used to feel something like bagira iseseme bunda badamu muri rusange. And like men who like lick undi kamba mpigisha nakajambo keza gusakinga ni kumugore ni umugore no sakinga umugabo alikinga umugore we. Mwumvishe amagambo abiri mu cyongereza ni ukulikinga umugore wawe, gusakinga ni umugabo usakinga umugore umugore asakinga umugore akari wala de umugore asakinga umugabo akalikinga umugore. Bivuze ngo umugore gusakinga niba konfata kokombure y'umugabo ukayirya none ukulikinga niba kunda umugabo no gukomba nyine ukosheje ururimi yego. So kubagabo hari abagabo badakunda ko ibidudu byabo ko bakora bya bintu like Muslim they used to say it's not allowed to suck your wife, is dirty, Allah does not allow it, is haram. Abantu barabivuga shuko mubiterwa n'ikibiterwa na stress ni stress kubutabyiyumvamo. So kumugabo umugabo bundi byaba byiza buriya urugo when you get married together, that means you have allowed to do everything to each other. If your wife suck, you can suck back big, you can lick back nyine abantu usanga nk'umuntu arambwiye ngo ngiye umugabo wanjye ngo kumusakinga ariko ngo nagajya binkorera ngo yarambwiye ngo bimutera isesemi. Wowe kuki utagira isoni zo kwimukorera nako isesemi bimutera isesemi? Wowe kuki utagira isoni yo kurya cya kidudu kiwe?
kutagira isoni cyangwa ugire iseseme zo kuyirya iranoza yiwe ikidudu. Nimba udashaka kugira isesemi kereka nimba kereka nimba mwebwe n'umugabo wawe mutizerana, nimba swat if your wife is dirty. Some women, I used to warn you women, you have to be clean. Ndaje nkubwire sheri, ndaje ndabikubwira ibyo kuma ndabivugaho please, ndabivugaho nta kibazo. I'm coming. I used to warn some women nimba na kokombure kuyonga, kubera ko kokombure umugabo agiye muri wese akiyoza cyangwa muri dusha koga ntago bagaragaza umwanda, ariko abagore tugira hari hasi hacu hari effective cyane hakunda kugaragaza umwanda. Uzi ko ushobora kumara umunsi wose mu ikariso tubyoroshye aho umwanda nakabije, ugiye gusura sheri wawe ufasha akamoto uravana ujye Kibagabaga wambaye akariso, sheri genda umure rubusange kubera ko umwanya munini kuri moto ibyo yabyagezemo urasanga wamaze kugira ntabwo ushaka wenda utarwa ama infection ntabwo banuka cyane, ariko haba harimo akantu kanuka ntabwo ibyo nabigufashamo kuba ushaka ibintu ibyo n'ibyo ntabwo mbizi urumva. So I mean uyu umuntu avuze ngo ashaka ibintu ntabwo bamubona mwamufashije urumva. So I want to tell you something that we women, our sex is effective, so we have to be clean. Yes, so we have to be clean. Igura bitatu shu nimero nazitanze uramamagara mtondo babigukorera urumva. Hari gihe barakoroze shu nuko hari umuntu bivuze ngo barakoroze, so mujye mugira isuku. 07 wizi 07 8 4 4 5 9 mujye mugira isuku. Iyo mugabo yagiye hasi akumva harimo akantu kanuka bayi nagazigera nushaka uzogemo n'isabune na omo ushyiremo duru ushyiremo omo ushyiremo geisha ushyiremo ushaka kuzashyiramo na pyari, ntago azongera kukugirira icyizere nuko abagabo baremye. Umugabo ko wamwiretse, I'm saying if your man or your boyfriend finds you smell like you are smelly down there, even if he has planned to lick you, he will never do that nonsense. Like abagabo icyo twabonye rimwe icyo babona rimwe nicyo bakomerezaho. 07 8 4 4 5 9 07 8 4 5 rero mwe abadamu mwe mujye mugerageza oya se nta sabune ikwiye kujyamo. Hoya ndi gutanga urugero ngo niyo washyiramo isabune niyo washyiramo duru niyo washyiramo omo waramunukiye rimwe kumva harimo akantu kagahuyo. Nyine hari ukuntu umuntu agira agahuyo bitewe n'umwana yiriwe mu kazi kenshi yiriwe mu ikariso umunsi wose wenda ukibagirwa kujya guhasheri wawe none se wayicisha hasi kandi waraboneje hasi ntibitera ikibazo. Ngewe ndanyishyira hasi sho sweet mami nyishyira hasi none se yego wayishyira hasi shiri urumva. So ndababwiye ngo mwabana banjye ujye ugikuba ubundi nimba ugiye mbibira akabanga kandi mba ndi kubabakira mw'abagore mwe namwe mw'abagabo ku bagabo n'ujya muri wese biriya bintu byanjye kujya muri wese mwitawazi ndavuga abagabo babyita kwistanje wako utwite wakoresha sweet mami oya wayinyunguta gusa ko nukayikoresha kuko bitera iki washaka kugira ikibazo kugira ngo ni sweet mami yagiye gute, ariko si byiza. Nimba ugiye guhura n'umugabo ufite gahunda yo guhura n'umugabo wawe uyu munsi, ni inama ngiye kukugira. Kagati kanje nagashyize nakuna kazanye nta kibazo kadukoreshe kano, fata kano kana njya mabwira mujye mutugira mwe bimwe abadamu mwe hamwe n'akanimi nabibana nabwiye kitwa kandidibi gafate. nimba mufite guhura uyu munsi mu gitondo byuka witawaze ugasigemo uyirwa umeze neza muri uwo munsi wose kagura 13 uwo munsi wose wiriwe umeze neza. Shiri muwa amazi
nimba ufite gahunda yo guhura n'umugabo wawe kubura n'umugabo uryo joro bati mustaza kwishimana sheri ndabisubiramo ngo nywa amazi byuka itawaze neza cyoze mara kucyoza shyiramo agafemini wash gakeya udutonya gatatu kamwe uri bitatu koze mu gitondo cya kare uhita woga amashize 5 mazuni ihata amazi sheri mwonga litiro 2 z'amazi nywa amazi awi sasa miranyishe we nikubita bujya sasa miranyishe we sasa miranyishe ndapfuye we amazi aterese semi ariko komeza kunywa amazi shu nywa amazi komeza unywa amazi nimba uzi kuri ubone n'umugabo wawe sheri wawe nywa amazi byuka mu gitondo fata umuti mukeya uyugura 13 shyiramo kafemini wash gake sigamo cyane mutagafite gura candidibi nyigurisha 7,000 nagatibe bagushira muri pharmacy bagafite kitwa candidibi gashyiremo gake cyane itawaze twatuntu infection tukurya ujya gwana shewe twashize maze ubundi nywa amazi sheri kunda amazi yanywe sinubwe ngo gotomera amazi bayanywa ngo awi urekere mana wenda pfuye litro ndayimara ryari nanjye ibyo bimbaho mana ndayimara ryari we awi ongera yamwe nk'umuti nushaka kugeraho cyangwa ugotomere we ngo amazi sheri kunda amazi kugira ngo wubake sho kunda amazi nimushaka kubaka yangwe we awi ndapfuye we sasa miranyishe yangwe unyare 1 2 awi 3 watubona impinduka watanya kunyara za nkari zimeze gute zisa yeno gatoya ongera amazi y'umweru murabona na saa 10 y'isa moya murajya guhura umeze neza gitose sweetheart kimeze neza urumeze ngo mya noneho mugiye guhura harabura amasaha 2 fata sweets mami shyiramo kamwe cyangwa mujye unywa amazi tunyungute kugira ngo tugutere inyota yigo nimba ushaka kunywa amazi ushaka nimba udashaka kutunyuza hasi tunyungute kuko nunyunguta kamwe kagashira wowe tunywa amazi wagira inyota yego kano kazajya gatuma unywa n'amazi nimba ushaka kunyuza hasi ufite ubwoba ariko ukanyujije hasi sheri wahalawo nakubwiye gutano cya kare shyiramo candidibi kagura 7 nurangiza nywa amazi nurangiza koresha sweets mami sheri urahita utota ujya kubona sheri umeze ngo umugore atavuga ati se my love wabaye iki mvugiye uti natose kandi bikorite nagatibe ntabwo maguruka hano nje mfite ikibazo cyo kumva nabikora n'umukobwa mugenzi wanjye yo ugura umulesbienne ihangane ushame imbere iyo ugashyizemo imbere niyo umugabo gusakinze aba yumva biryoshye aba yumva agasukari bitandukanye no kumva abagore iyo umugore yatose haza ibyunyunyu twebwe mu abagore iyo hasi hameze hatose haza nyine ibyunyunyu n'ibyunyunyu nibyo biza ibyunyunyu ushyizemo sweet mami akagusakinga yumva inanasi ntimugashyire byose mubonye cyangwa mu kimwe ushyiremo ubuki bw'ubunyarwanda burakora sheri mbabwira ngo abadamu mwe nimba mwubatse ntabwo inanasi nyizi n'ubwa mbere nyumvishe ko bashyira inanasi mu bidudu kuko ngewe nshaka kuzakuvugisha biri secure none se umuntu yagakoresha twite wakanyunguta nta kibazo ariko kagura 3 byonyine nimba ushaka kanyuza hasi fata ukarya kamwe kanyunguta ukarangize kugira ngo gutera inyota ko inyweye isukari nyinshi ugira inyota kanywe nywa amazi kugira ngo kagufashe kandi dibi bayishyiramo imbere hano bisanzwe hano inyuma iyo ufite twatuntu tw'utu infection hari ukuntu ufite gahunda yo guhura n'ikigabo sorry turi kwigisha abantu bubatse gusa nyine n'abantu bubatse bakuru
hari igihe ufite gahunda yo guhura n'umugabo yo guha sheri wawe kuryama na sheri wawe mwubakanye yego cyangwa na fiance wawe ukavuga ati mana maze igice numye amazi ni meza kandi yitwa kandi dibishu cyangwa ukoreshaka tagwacura tatu umuntu uri virgin yakanyuza hasi ugiye kubyuna nushaka iki nimba uri virgin ubundi uri hano ukora iki cheke iyo nzajya bandi kwigisha ibintu y'abantu baba amasugi ujye haguma ariko uri virgin ushaka karuko mwigira inshinzi squeak mu urashaka urayishakira iki kandi ufite ubusugi bwawe munarababwiye ngo mwabakobwa cyane bakambwira abakobwa nimba uzi kuri isugi ni diyama wambayemo hano mu ijosi ryawe ubusugi ni diyama ntabwo mvuga diyama ino yo kubeshya ni diamond diyama ku izina ry'Imana ubusugi bw'umugore bw'umwana w'umukobwa ni diyama iyo ubutanze umutungo wawe ntabwo mbana jana ngo mbabwire wenda ngomba guhumure mukora imijyunano mbandi kubwira abadamu bubatse n'abagore bubatse so nimba uzi kuri isugi ukaba uri hano cunga sana nimba uri imanzi cunga sana ndakubwiye ngo cunga diyama yawe ubusugi ni diyama iri hano gute kuko abantu bose bayishaka bayikeneye dore ngiyi uba wambaye diyama uko abahungu bakwiruka inyuma bashaka muri abusugi bwawe kadusome message murangu mutankubita mama ufite imishiha ariko uri ku kanyunguta ntago nakanyunguse ndarwaye amagripe ntago ndi kukanyunguta ni gutengeze ariko uri ku kanyunguya message ko nazo mbona no ongera utubwiye nimero 0784 44 45 998 harya uwo n'umunyu w'inyanja oya nakanu kameze nk'iskari kararyohera nyereka ndebe yego okay ese umukobwa w'isugi arangwa n'ikishu na kimwe kimuranga sheri kuko muri iki gihe kubona umukobwa w'isugi nta kimwe kimuranga na umukobwa w'isugi se isugi si imenyere isugi imenywa n'umuntu wayisugiye nta muntu ukeneye kumenya kuri mureke mabwiye abadamu kabwira abakobwa sorry mwabakobwa mwe mbasubiriremo mwabakobwa mwe muri babasugi nibo mbwira niba ufite muri umuntu w'isugi cyangwa mukuru w'isugi reka mbabwire kwirirwa urata kuri isugi ntabwo ibyo biguha agaciro muri sosiyete tubayemo rinda ubusugi bwawe uzabuha umugabo wawe cyangwa sheri wawe ariko tubwira ngo duha dukwiye kumenya kuri isugi we don't need to know that sosiyete turimo ntabwo ikeneye kumenya kuri isugi sosiyete turimo ntago iri mu kazi ko kumenya kuri isugi ko nta kintu turi buguhembere so dusubire mu rugo rwo mu ngo zacu nababwenga ikintu cya mbere badamu n'abagore n'abamama ubwo rimwe zivuga rusange n'abagore nyine n'abagabo mujye mugerageza position nshyashya niyo twahereye nimugahore muryamye ngo imwe umwaka umwe ibiri muryamye mugarama itatu mugarama ine mugarama mu trying izindi position ushobora kuba ugiye gusenya today urumva ariko kubera ko mwatrayinze akantu bigatuma mariage yanyu ikomera murakoze Imana bamugisha ngaha mu mfuro ngari mbabwiye ibintu bizima mume follow niba mubona ndi kubaganiza ibintu bizima ngaha mu following